iyo ukunda umuntu niyo ahuye n'akaga niyo ahuye n'ishano uramukavaringa basi ukajya kumuhanira mu gikari ugafata ingoni ugafata ingoni ukabwira tumva twumvikane nubwo nakuvuze neza ariko nawe urabizi ko ibi wabikoze ihane kwaturiza umuntu kuri kamera niko wa mubyeyi umuntu ngo yarikinishije arifotora arakoherereza yaguhaye video ngo umuntu ngo yarasambanye ubu se niba Yesu atababarira ubusambanyi atabarira kwikinisha yaba amaraso yaba yaramaze iki senya umuntu nawe birangira nawe usenwe ibi mukora nawe ejo tuzumva ibindi singuteze iminsi ariko isi ni umwarimu mwiza igihe ni ikintu umuntu adashobora guhisha Mutesi ni uwacu akwiriye ibyiza niba mushaka kwamamara ko Mutesi yahereye kuyobokamana ko tubizi agahera ku murinda asenga Mutesi ko hagaraga mu cyumba cy'amasengesho induru zikavuga abadayimoni bakajwigira Mutesi ko hagaraga ku gatuti shahu pandu twese tugatega amatwi tugafashwa Mutesi muramushaka hiki mwebwe mwifuzaga ko bamumenya nabi amen haleluya bavume ariko weho umugisha nimukomeze muvume ariko umugisha wa Mutesi ni ugukorera Imana ni ugutanga urebye abantu yambitse urebye abantu agaburiye urebye abantu agiriye umumaro none wowe tumenye iyo urira mu maguru nk'agaca uraje ngo uje kurwanya Mutesi kuba avuga Imana ntabwo ari itegeko ngo abantu bamwemere kuko na Yesu ndi bamwemeye nkanzwe Mutesi ariko afite abamwemera urugero nanjye ndimo amagambo avuga aramfasha kuva namwumva atangira kuyobokamana ubuzima bwanjye bwagize icyerekezo nagize imitekerereze ndagiraga ndagushimiye rwose iyaba mfite ururabyo wa mubyeyi we banduguhaye ariko nzaruguha kandi rwose ndabizi ko nzaruguha icyo ni kimwe ndabashuhuje abadukurikiye umunsi kundi amahoro y'Imana nabane namwe wabudukurikira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye cyangwa se uri ku isi yose abadahwema kutugaragariza ko mudukunda n'ukuri natwe turabakunda kandi tubifurije umugisha w'Imana ni kwa kundi njya mbabwira ngo Yesu ni muzima Yesu ni byose iyo umufite nta kintu na kimwe wigera ukena waba rero utamerewe neza urarwaye cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye nta kindi gisubizo usibye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe umwakire byose birahinduka bishya rero imbere ya kamera zacu murabona ko dufite umutumirwa dukunda cyane dusanzwe dukorana ibiganiro bitandukanye n'umusesenguzi mwiza ku bintu by'iyobokamana akaba rero tugiye gukorana ikiganiro Pastor Byishimo turakwakiriye murakoze cyane Imana ibahe umugisha twagira ngo rero dutangire n'isengesho dukora ikiganiro cyacu turagushimiye Nyiringabo imbaraga zawe zirihagije urihariye uri Imana iganje mu bwami bwawe ni wowe udatetereza abakwisunga ngwino ugumane natwe maze uduhe ubwenge n'imbaraga kandi ibyo tugiye kuvuga bifashe benshi mu izina rikomeye rya Yesu amen 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 Pastor rero ugubwe neza abantu baragukunda cyane abantu badukurikira bakunda kutubwira ngo uri umunyakuri kandi impuguro zawe barazikunda bityo rero niyo mpamvu tuba twakwifashishije hari ibintu byinshi bimaze iminsi binyura muri social media ndabizi ko udakunda ibintu by'amagambo cyangwa se ngo uvuge ku muntu uwo ari wese ariko iyo dukeneye ko hari ikintu dukurirayo cy'ukuri cyane kuzwiho nk'umunyakuri uri umupapa ufite umudamu urubatse uzi Bibiliya ushumbye itorero hari ibintu byinshi rero abantu bakwigiraho nk'uko natwe tubikwigiraho impamvu rero yatumye nyamukuru tugutumira uyu munsi no kugira ngo urusheho kudukurira y'ukuri hari ibintu bimaze iminsi bisirikira ku mukozi w'Imana witwa Mutesi ni pastor ndamukunda ngewe personally nka Joy ndamukunda nubwo ntamuzi ntago tuziranye ariko ndamukunda cyane nkaba ngira ngo ugire ikintu tubwira impamvu nyamukuru gitumye nkora iki kiganiro
hari umupasiteri nabonye bita Sekazuba n'ejo njyawe nawe nabikomojeho, ndabonye avuga ngo yahanuriye Mutesi ngo ibi byose byamubayeho ngo ko bizamubaho. Nkibaza ko yari yamuhanuriye ndetse kuki atamusengeye, se yarasenze? Iyo aza gusenga ntibyari kumugeraho. Ni impamvu ki abakozi b'Imana bandarikana? Tubonye Mutesi yambika abantu badafite ibyo bambara, tubonye hari merutse kumukurikirana, hari umuntu ufiteho ubumuga yakoreye ubukwe aramufasha. Abantu benshi bafite imitima ikomeretse yomora. Kubera iki abakozi b'Imana bakunda kumwambura ubusa? Ni impamvu ki? Jewe sinzi yenda ko nabyinjiramo cyane, ariko nkawe nk'umushumba nagira ngo icyo kintu kituzanire, kuko jewe mba mbona ikiza umuntu yakoze aricyo cyashyirwa imbere kurusha iki akadefo kamwe. Ikindi nshaka kutubwira, ese Imana ntabwo igishoboye, ikeneye abavoka, bavoka bayunganira. Ese niba Mutesi yarayikoshereje ntigomba kumufatira ibyemezo? Kubera iki bagomba kuza kumwataka? Biterwa n'iki nk'umukozi wabona umbwire? Kandi ntugire ikintu uhisha, bavuga ko wankosora nk'umubyeyi. Kuvuga kuri Mutesi, Pastor Mutesi, ahantu uri ndagusuhuje mu izina rya Yesu, kandi ngusuhuzanyije umutima wishimye unezerewe, kuko ndagukunda kandi birenze ibyo dusangiye kwamamaza ubutumwa bwiza, turabavandimwe. Mutesi mbona impamvu bamwataka nuko afite icyo bo badafite. Buriya impamvu y'urugamba kuri Mutesi, afite icyo bo badafite. Yes. Iyo ufite ikintu abandi badafite, bashaka kukirwanira. Noneho iyo babonye ugikomeyeho, bategura indambara. Yego. Ndakwibutsa ko ibintu byose byateguye kuri Mutesi, ni impamvu y'uko ahandi ari batahari. Yes. Batanashobora kuhagera. Rero buriya umuntu ukurwanya abashaka ibintu bibiri. Abashaka kuba ahantu uri kuko ababona ari heza. Nta muntu wakurwanya utamuruta. Buriya umuntu wese ukurwanya uba umuruta. Abashaka kuza aho hantu uri akaba arabuze uburyo ahaza, ariko wamuhananura nkamukubita hasi, aho singiye wahagera. Icyo rero kikaba ari igitekerezo cy'ubugwari no gutsindwa mu mitekerereze. Uba abantu bafashe umwanya wo kurwanya no kuvuga no kuvugira Imana no kumuca no kugira gute, n'abantu bafite ibitekerezo bigufi. Noneho muri uko kugira ibitekerezo bigufi, bategura indambara zizabashibukana igihe ibyo bateguye bitagezweho. Ndashaka kubwira ibintu nka bitatu biranga umuntu ukomeye. Ntabwo arorera gukora kuko bavuze. Yes. Ahubwo iyo bavuze wakora cyane. Amen. Cyo ni ikintu cya mbere. Nubona umuntu bamuvuza agahita bivamo, ntabwo akomeye. Ariko umuntu ukomeye iyo bamuvuze nico gihe cyo gukora. Imana ishimwe. Hallelujah. Ndakwibutsa ko umusirikari nyawe akunda indambara kuruta amahoro. Umusirikari nyawe akunda indambara kuruta amahoro. Kuko mu mahoro ntabwo yumva ari gufiringa ibyo akora. Ariko mu ndambara bavuga ati kabisa ndi mu muhamagaro. Ndashimira Mutesi kuko atacecekeshejwe n'ibyo bamuvuze. Ahubwo byamuteye courage yo gukora. Mbwira n'abamushigikiye ngo ndimuhweme kumufasha kugera ku ndego ze. Icya kabiri kiranga umuntu ukomeye nuko adatinya. Ubwoba burapfa. Buriya umuntu agifite ubwoba cyangwa hangane abarimbata y'ibyo arimo, atari imbata ya Kristo. Mutesi rero yarisobanukiwe, ni umukristo mwiza uzi icyo ashaka, kandi umuntu uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Ntabwo rero yatewe ubwoba n'ibyo bavuze, kuko ibyo bavuze ntabwo byari kumuvanaho gahunda afite.
Yes. niyo mpamvu yayikomeje. Benshi barabavuga bagahita bajya kwihisha bagashakisha niyo bahungira, ngo dufite n'abantu batorotse igihugu kubera ko babavuze gusa, ariko yaravuze ngo ntabwo mubizi, undwanirira ni Yesu. Yes. Aravuga ngo mu ndambara ndwana n'abadayimoni, Yesu ambera ingabo ingingira. Yes. Arangije akomeza urugendo rwe ndiyatezuka. Rimwe yigeze avuga ati ndasezeye, namwandikirana iryo jambo wavuze ntabwo ari ryo urisubiremo, wisezera, iki nico gihe cyo gukora. Umusirikari nyawe rero ntabwo atinya ibihe by'indambara, ahubwo ico gihe cy'indambara nico gihe cyo gukora. Icya gatatu kikwereka ko umuntu akomeye azi n'ibyo arimo, ntabwo imbaraga ze azikesha abantu. Yes. Azikesha uzikesha waguhamagaye. Yes. Rero iyo aba imbaraga za Mutesi ziva ku bantu rwose nta nubwo tuba tukimuvuga, ariko kuko azi uwamuhamagaye, kuko azi iyavuganye nawe, kuko azi aho imugejeje n'aho imukuye, n'ubu aracayivuga. Kandi akwibutsa ko kuba avuga Imana ntabwo ari itegeko ngo abantu bamwemere. Yes. Kuko na Yesu ndi bamwemeye nkanzwe Mutesi, ariko afite abamwemera. Urugero nanjye ndimo, amagambo avuga aramfasha. Kuva namwumva atangira kuyoboka Imana, ubuzima bwanjye bwagize icyerekezo. Amen. Nagize imitekerereze ndagiraga. Ndagushimiye rwose. Iyaba mfite ururabyo wa mubyeyi we banduguhaye, ariko nzaruguha kandi rwose ndabizi ko nzaruguha. Ico ni kimwe. Iyo uzi waguhamagaye rero ntabwo utinya bavuga. Yes. Kuko kumenya aho ujya, nutwara indabyo ko ari atwaye inkoko bikaba ikibazo, none nutwara indabyo wowe niwe uzaba ikibazo. Mbo erega Bibiliya iravuga ngo kugira neza n'ubuntu ntimukabyibagirwe, ngo bitambo bisaba icyo nta mategeko abihana. Mutesi n'uwacu akwiriye ibyiza. Hallelujah. Naho bifata indege ngeye umuntu yagize ngo nibarangiza ngo bazuririreho ngo babonye icyo bavuga. Niba mushaka kwamamara ko Mutesi yahereye kuyoboka Imana ko tubizi, agahera ku murinda asenga, Mutesi ko yahagaraga mu cyumba cy'amasengesho induru zikavuga abadayimoni bakajwigira, Mutesi ko yahagaraga ku gatuti shahu pandu twese tugatega amatwi tugafashwa. Mutesi muramushaka hiki? Mwamuretse agakorera Imana ko mutarabavugizi b'Imana? Muri abavugizi b'Imana ngo nibura tubone ko Imana yabatumye. Nizo ntege nke nta proof bafite, ntago bazihagazeho. Kuko hari Imana imubona, ishobora no kumufatira ibyemezo. Ko Imana ivuze ngo ndagufungiye wafunga. Niki gituma Imana yarimutse? Ntikibaho. Ni impamvu ki? Oya, ni umunwa w'abantu, nico nari mbivugiye, ni umunwa w'abantu. Kuko niba umuntu avuga ngo umugabo wawe uramuzana muri social media, ni itegeko ko amuzana wapi? Ariko mujya munzetsa, ubuse umugabo ndakizwe umugore ndakizwe. Ariko pastor, ko batari bakubaza ko nawe mu social media ngo baze umugore wawe, cyangwa nanjye ko njye nyibamo kubanzi aro ishusho y'uwanjye bari babona? Nyine buriya dufite abantu b'imburamukoro. Mbo dufite abantu b'imburamukoro birirwa bareba ibibi ku bandi bakajya no gushakisha uburyo bahirika abandi. Yes. Kuko baba barananiwe kuhagera. Reka nkubwire, iri jambo riri muri Zaburi 109 wa 28 haravuga ngo bavume ariko wehoho umba umugisha. Yes. Nibahaguruka bazakorwa n'isoni, ariko umugaragu wawe nzishima. Amen. Uyu munsi indambara bashyize kuri Mutesi, ubwo no muhanuriye zamuteye gukomera. Hallelujah. Ndamubona mu mbaraga nyinshi, yagiye za Rusizi, yagiye ahantu hose arimo afasha. Mwarakoze kumuvuga, mwamwibukije gukora. Iyo umuntu akushoyeho indambara hari ikintu aba yirengagije, ntabwo aba azi ko aba agushize kuri tere noneho yo gukora. Mwatumye abatamuzi bamumenya, kandi bamumenye neza, nubwo mwebwe mwifuzaga ko bamumenya nabi. Amen. Hallelujah. Bavume ariko weho umba umugisha. Nimukomeze muvume, ariko umugisha wa Mutesi ni ugukorera Imana, ni ugutanga. Urebye abantu yambitse, urebye abantu agaburiye, urebye abantu agiriye umumaro. None wowe tumenye iyo urira mu maguru nk'agaca,
uraje ngo uje kurwanya Mutesi. amaturo iyo uyabonye uyatwara mu bindi ntayafashisha abakene. Ujya muri Mariyoti akaba ari ujya kuyarira ngo niko musigaye mumbwira ngo twendi turasobanuka tutahazi, ariko namwe muhazi ko mbona ibyo muvuga bitatwubaka, mwavuze ibitwubaka. Ubu ijambo ry'Imana ryabaye rigufi ku buryo ujya gutegura indambara kuri Mutesi. Buriya reka babwire, iyo uteguye indambara ku muntu ujya utegura naho uzazihungira mu gihe nawe ziguhindukiranye. Hari ijambo yigeze avuga ngunda, yaravuze ngo niruka ku muntu ukoresha imbaraga z'ikinyoma ngo uzashaka uburyo nawe uzirukanga igihe imbaraga z'ukuri zagaragaye, kuko ikinyoma gishobora kuzenguruka isi ukuri kucambaye ingweto kutaravaho kuri. Umunsi rero ukuri nako kwagiye ahagaragara, uzitegure kumva ko hari ibintu nawe bizakubaho. Hari umugore sindi bumuvuge nubwo ndajya mvuga abantu, wagiye yandika message nyinshi, arazandika ariko arazandika pe, arazandika aramusebya aramuharabika. Nangije nditegereza ndavuga ni nta kindi mupfa, impamvu nuko yagusize. Burya iyo umuntu yagusize iteka ukaba ubona ataguha umwanya, ushaka uburyo umuhiga, kuko rero nawe yabuze ubundi bujya muhiga. Ati nanjye mfite ibyaha wakoze muri 2000 na kangahe, ndaje mbizane ngusebye. Imyaka nk'10 kiriya ni ikinyo buriya. Ariko pastor nubwo bugufi bw'imitekerereze ngo ntago umuvuga, jewe ngira ngo ndakure ako kantu gasobanukiye, kuko sinyankunda abadamu bahangana. Mba numva mwene data yamba busa namwambika, cyangwa hari n'ikibazo dutanye twakwiyungira ahantu muri hatari ku itangazamakuru. Hari ikintu umukozi w'Imana Eliane yavuze kirambabaza. Nta kuntu ushobora kuvanga umukozi w'Imana mugenzi wawe ngo afite umwuga wo kwikinisha ngo no kunywa itabi. Uravuga umupasiteri, wowe uri evangelist, uravuga umupasiteri. Icyo kintu ndagira ngo nawe nanacyumva tukivuga, Imana izamugenderere asabe uyu mukozi w'Imana imbabazi. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane. Umukobwa niba ari n'umumama mbere yarakijijwe, kambivuga uko mumenya mubona avugira kuri social media, yavugaga ibiganiro byiza, ndaza kumukiraho urumva, yavugaga ibiganiro byiza. Eliane rwose ndakubaha, kera wavugaga neza, ariko ugeze muri mu bunduza aho handuri, niba ari mu ba diaspora warahindutse. Nibaza ikintu kiguhinduye kiranyobera. Nawe wasenze uyobewe ko iyo icyaha kibaye umuntu acihana kikarangira, nasubire ku rufatiro. none se mwaba mutandukaniye hehe na ba bandi babika inzika? Niba inzika ari icyaha, wowe waba utandukaniye hehe? Ese nta Mutesi ari mu pastor wakaba koko amubaraho icyaha, ubure yamurushije iki? Nibyo ndimo kukubwira. Harimo ka kantu ko gushaka kwamamara, wamamariye ku izina ry'abandi no gusenya abandi. Kugira ngo nimvuga kuri Mutesi abantu bazanyumva, abantu bazanjigikira. Nari maze kwibagirana, abantu bagiye bavuga kitari cyiza, nako nawe yarakivuza avuga ngo ngewe ndakomeye niki, baratangira kurata amazu niki. Icyo nangira abagore nuko iyo mwashwanye mutangira kwambikana ubusa, kandi mwese muri ababyeyi. Reka mbabwire, ujya kubwira umuntu ngo ufite amazu niki ngo ntacu ubuze, ejo bundi hano iminsi yabaye mibi waraje ati rwose nimudufashe tujye kuvuza umwana. Mwabantu mwe mwagiye mureka kwisi dasakaye ko nta muntu itavira, ko niba uyu munsi umwana amaze kumera neza ho agashimiye abantu bagufashije, ugarutse kandi nanone gusenya uwo mwari mubanye wakugiriye neza, utangiye kuvuga ingano y'icyo yaguhaye. None se yakiguhaye akwanze cagiye mu itangazamakuru, kuki se utahise ubifata ngo nuwongere ubimusubize? Reka babwire rero, ngewe rwose uko byamera kose, yes, ibyo mushaka kugeraho byose nimubigereho mudasenya abandi, nibakundane, nibambikane. Ubundi uretse ko umuntu ajya kwikinisha akayishyira kuri kamera, oya, uretse ko umuntu wese abibona, uzi kugira ngo umu evangelist yatake pastor, ibyo bintu ntabwo ari byo.
mwajye mwubaha bigomba guhinduka pastor, bigomba guhinduka. Oya, bajye bubaha n'amavuta. Umugabo witwa Dawidi yafashe Sawuli kandi aramuhigaga, avuga ati sinakwica umuntu Imana yasize amavuta. Niba ari Imana yavuganye nanjye izamumvana imbere, ariko ndabigizemwo uruhare. Evangeliste yataka pastor ate, uretse ko mwataye umuco, ninde wakubwiye ko uri umu evangeliste? Pastor wawe nubwo yaba atagushumbye, ariko yarasutswe ayo mavuta y'ubupastor, mwubahira ico, umurekewe n'Imana ye, we n'Imana ye bazihanganira. Ariko urwego arimo ndururimo. Niba ushaka kuba pastor rero ntabwo ari uko waba pastor. Umuntu ushaka kuba pastor yigira ku birenge by'abamubanjirije. Ntabwo wa pastor usenya abandi. Ibi ndabivuga ari jambo Mutesi yigeze gukoresha. Avuga ngo niba urukundo ngunda rutangana n'imbabazi wangirira, Yes. ngo ibyo umbwira byose bizaba ari ibinyoma. Evangeliste wigeze avuga ko akunda Mutesi, yaramukundaga cyangwa yaramujyajyaga, ariko twagiye tureka kuba injyajya. Ngo iyo ukunda umuntu niyo ahuye n'akaga, niyo ahuye n'ishano, uramukavaringa, basi ukajya kumuhanira mu gikari, ugafata ingoni. Gafata ingoni ukabwira tumva twumvikane, nubwo ndakuvuze neza ariko nawe urabizi ko ibi wabikoze, ihane. Ubu uraza kwaturiza umuntu kuri kamera, niko wa mubyeyi, umuntu ngo yarikinishije arifotora arakoherereza, yaguhaye video ngo umuntu ngo yarasambanye. Ubu se niba Yesu atababarira ubusambanyi, atabarira kwikinisha, yaba amaraso yaba yaramaze iki? Ku buryo ibintu byabaye muri 2000 kangahe ubigarura 2023 ko kugira ngo mama namwe mumenyekane. Ndabwo mwamenyekana binyuze mu binyoma, unamenyekanye binyuze mu binyoma no guharabika abandi, birangira nawe harabitswe. Iyo usenya umuntu nawe birangira nawe usenwe. Ibi mukora nawe ejo tuzumva ibindi, singuteze iminsi, ariko isi ni umwarimu mwiza, igihe ni ikintu umuntu adashobora guhisha. Ikindi kintu nagira ngo pastor ubabwire abakozi b'Imana, yenda wowe bakumva kuri pastor, n'ababyeyi. Mutesi afite abana, Eliana afite abana, n'abandi batandukanye muri social media bakunda kwamburana ubusa bafite abana. Ejo twe turabyina tuvamo, ariko abana bacu ibyo turimo kunyuza kuri izi kamera bazabibona. Ni iki kuki badafite ubwo bwenge bureba icyo kintu? Buriya nibyo nakubwiye ngo hari abantu bafite ibitekerezo bigufi. Uramutse ufite umwana, ntabwo wataranga umubyeyi mugenzi wawe umubwire ngo nakubonye wikinisha. Icyo kintu cyarambabaje. Ubu ngubu uretse ko Mutesi abarusha gukizwa, ndanabivuze, agiye kumurega, nta nubwo yasubiranya nabo, ndiyatsindwa. Umuntu arifata akaguharabika bene aka kagene. Narabyumvise numva mu matwi yanjye hacuzemo injerere, ndekereza niba ari uriya mubyeyi narinzi wavugaga amagambo y'ubwenge, burya namaze kumenya ko iyo Yesu agushizemo sha nibyo kuvuga urabibura. Nokuri ni iyo Yesu agushizemo, iyo uburyohe bwa Yesu bugushizemo, nibyo kuvuga urabibura. Ntabwo ushobora gusohora amagambo ameze kuriya uri umukozi w'Imana. Ibi birababaje kandi bikwiye. Kandi ibi ndabibwira n'abandi bantu, mwambikana ubusa. Niba uzi ko wabyaye, ukaba uzi ko ibintu uvuga bifitiye abandi akamaro, ntukaze kuvugira ubusa imbere ya kamera ngo wambike ubusa umubyeyi mugenzi wawe. Hari ikintu umwana witwa Kanani yazize mu byanditswe byera, ngo yabonye se yambaye ubusa ngo aramuseka. Yes. Ngo undi we ngo agenda amuteye umugongo ajya kumwambika, ngo hasindukiye aravuga ngo Kanani avumwe. None umukozi w'Imana urashaka kumwambika ubusa, rero bigizemo uruhare. Reka mbabwize ukuri, sinjya mbanurira kuri kamera, ariko iki mureke ngivuge. Bibiliya Yesaya yarabivuze muri 57:18. Yaravuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, ngo musubize ibyo kumumara umubabaro, ngo hamwe n'abamuborogeye. Abantu bafatanije na Mutesi kwambara ururubwa,
bakamuba hafi, bakamufata mu mugongo, bagatuma atareka social media ngo akiza abari kujya kwiyahura, akiza abafite agahinda gakabije, mukabana nawe. Imana ngorera ijye ibambera umugisha. Imana nihoza Mutesi, namwe muzaba mugize ayo mahirwe. Ariko iki gikombe uyu mubyeyi yanyweshejeho Mutesi, nawe azakinyweraho. Nde turi ku isi, si iyi mihanda wa mugane wa Rwema, si ujya uvuga ngo iyi mihanda turiho, iyi mihanda turiho nimuhindukirana nawe bikagera igihe cyo kuvugwa. Wenda we ari mu bubiri gazabona iyo ahungira, ariko se da amagambo yavugaga, ariko man Uwiteka azambabarire agirire neza Mutesi, uyu mubyeyi akiriho. Kuko ibitanjimisha ibyo ndakwishimira, sinakwemera ko biba ku nshuti yanjye, sinakwemera ko biba no ku muntu tuzi, nta n'uwo nifuriza ikibi, kuko ubuzima bubi burajyana. Umuntu utazi aho twavuye ryoye niwe utwifuriza gusubirayo. Umuntu utazi imihana, utazi Mutesi atanga ubuhamya, avuga uburyo yacumbitse, avuga uburyo kujya byari hatari, akaba ashaka kumusubizayo, uwo muntu ni umwanzi. Ibyo yifurije Mutesi nanjye yabinyifuriza. Ibyo yifurije n'abandi bose bafatanya ngo turanye, ngo turamuciye, ngo tugeze gute. Ibyo murimo kwifuza, muntu utazi ahantu twavuye niwe utwifuriza guhora dusubirayo, niwe utwifuriza gutsindwa, niwe utwifuriza guhora dusubira hahandi. Ariko ndashima Imana, njye mbivugiye imbere ya kamera, ndashimira Imana yakomeje Mutesi agakomeza gukora iby'ubutwari. Ndacogore, ndanorere kwambika abantu. Uzi ibitenge yambitse abantu, uzi kugira ngo afate igitenge cyiza agihe umuntu utarigeze akigurirwa. Uzi kubwira umuntu ngo njya gufunguza konte turagushyiraho amafaranga, abandi birirwa babesha ngo ni muyaduhe tugiye kuyafashisha, bakayamarira mu mifuka yabo. Uzi abashumba bariye imfubyi n'abapfakazi, uzi abantu birirwa baduhamagara batabaza ngo kanaka namuha amafaranga ajya gufasha abantu, ndiyabikora. Ariko we naduke afite, naduke yabonye, aradufata akatujyana, kajya kugaburira imfubyi, abafite ubumuga bakabaho. None uraje ngo ndashaka kumuhirika musubize hahandi, kandi mfite propaganda, mfite ibintu yakoze muri 2007 na 2010 na kangahe sinibuka, ukabizana ubu wowe umuntu azanye ibyo wakoze. Ikugenzuye byakubera byiza, mujye mureka. Ubu wowe Imana ishika kugenzura byakubera byiza, icyakubera cyiza rwose. Nzi ko Mutesi atakwanga kukwitaba, umuhamagara umbwira ati rwose rero njobora kuba narashutswe. Rega nawe utaterwa, nta muntu utaterwa, buriya nawe waratewe. N'abandi bashumba nabonye bamwataka, nagira mbabwire ko mwatewe. Nta muntu wataka umushumba mugenzi we, ahubwo wajya no mu butayu ukamusengera utanamubwiye. Kuko gutsindwa kwa Mutesi ni ugutsindwa kw'abashumba. Gutsindwa kwa Mutesi ni ugutsindwa kw'abashumba. Abandi ahagaze imbere uko bangana ni benshi, ku buryo tutakagombye kumwifuriza gutsindwa. Kuko atsinzwe nabo yabwirije bakwibaza ngo ariko ni ibiki mwaretse kw'ibyo mu nzu bikemurirwa mu nzu. Ubwo koko iyo tujya kumusanga ko Mutesi atigeze kuvuga mu biganiro yakoze byose, ko yiturije, yarangiza muri ya magambo y'ubwenge yakwivuga ukaba uriyumvise, ninde wakubwiye ko ari wowe wavuze? Ahubwo ibyo wakoze bimaze kuba byinshi. Reka ubwo umuntu akora ibintu bikirundanya, none usigaye avuga. Reka ngwere ku muntu ufite imitekerereze migufi itagutse, iyo uvuze itavuga atari kuze ko ari njye bavuze, atubuse ninjye ngurube, atabonye ntacyo nahomba. Noneho ukumva ni wowe arimo kuvuga, kubera imitekerereze yawe iri hasi. Iri jambo Mutesi yarivuze kera, avuga amagambo agenda yafasha abantu. Rero kuba ufite imitekerereze migufi, umuntu yavuga ati ubwo ninjye avuze, umuntu yavuga ati ubwo ninjye avuze, ni ukuri nagusabira kwaguka. Ntabwo Mutesi aguhiga, ntabwo akurwanya.
ibyo byo kumva avuze akaba ari wowe uvuze, yatanga ikiganiro ukajya guteraho komenti zimusebya zimutuka, ntabwo rwose ibyo bikwiriye abakozi b'Imana. Nimwongere muhure muganire, umubwire ati rwose narahemutse, ntabwo Mutesi yakoze ibyaha bingana n'ibya Nduza n'ibya Dawidi. Dawidi we yageze naho yica ashaka umugore, Mutesi nta muntu turumva yishe, ariko ku buryo twamushyira ku karubanda. Imana yababariye Dawidi, ikababarira Sawuli, ikamuhindura izina akitwa Pawulo. Ubu niwe Imana nigiye kwibuka ibyaha byo muri 70, ntabwo Imana ibaho. Imana irababarira, yamara kubabarira bikarangira, hirya y'imbabazi nta rundi rubanza. None ubonye umuntu Imana imukoresheje, imugejeje ahantu heza, udututare kuduhamagazwaho, arurira indege mugatabaza ngo agiye ngo kuneka. Ariko mwabanda umwe mundazurira indege agiye kwibwiriza ubutumwa bwiza, nimurangiza mutegure na propaganda yo kumuhiga, mwarekeye aho. Bibiliya irambwira ngo, Bibiliya yumva uko yambwiye mu gitabo cy'Itangiriro 20 mu Kuva 23 umurongo wa 22 haravuga ngo nimunyumvira ngo nzabana namwe kandi nzaba umwanzi w'abanzi banyu, ngo mbe n'umubisha w'ababisha banyu. Uretse imivumo, uretse indambara, uretse amakuba muri kwikururiraho, Mutesi arakomeye, arimo arasenga, arimo arakorera Imana, ateje imbere abana b'Imana. Utari ufite ibyiringiro ari kumuha ibyiringiro. Mwebwe rero muri kwiteranya n'Imana mugahinduka abanzi b'Imana na ba Mutesi, kandi nta kabuza Mutesi azakomerera mu maso yanyu, nimwe muzacumbagira, kandi nta magambo adashira rata Mutesi nayo azashira, n'ibindi byagiye bishira. Imana izakomeza kugukomeza, nubwo tukuri inyuma turi kugusengera. Wenda Imana niyo ikuri imbere, twebwe tukuri inyuma turi kugusengera, ariko ntitwifuza kugwa mu cobo. Turifuza ko Imana igutabara abantu bose bagihari, Imana igukoresha iby'ubutwari. Mfite inzozi zo kubona bakoresheje igiterane muri stade, ubundi abantu bakaza bakakira amagambo y'ubwenge, ukabahesha umugisha. Mfite inzozi zo kubona wuriye indege ukajya za Amerika, abantu bagahabwa umugisha. Naho abirirwa bakurwanya ntibakureke, ntibagushobora. Ni nka kundi urushishi rwavuga ngo rugiye kurwanya inzovu, ntabwo byavamo rwose. Nimurekeraho muvuge Yesu aracari mugari. Ni inama nabahaga mwebwe mwagenje kuriya, kuko nasomye ijambo rikomeye. Ngewe ngoresha Bibiliya, murabizi ijambo nasomye riri muri Yobu 42 umurongo wa 7, ngo yarabwiye ngo mwibwire Rifaza tufate ibimasa ugende ujye kwa Yobu ngo witambire ibitambo, ngo kuko Yobu ari umugabo nemera. Rero ndimukadwanya umuntu Imana yemera mwabigwamo.